neza neza turi kwa gatatu tariki ya mbere Nyakanga Kangama Buguma umwaka w'uricyari wa wundi ni 2026. Uyu munsi u Rwanda n'Abanyarwanda bakaba bari kwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro 64 kuko byatangajwe ko rubonye ubwigenge ku ya mbere Nyakanga mu 1962. Gusa mu bindi bihugu umunsi w'ubwigenge usanga ari umunsi ukomeye cyane urangwa n'ibirori by'akataraboneka. Gusa mu Rwanda siko bimeze kuko uyu munsi ufatwa nk'uw'Abanyarwanda bahaweho amahirwe yo kwigenga. Gusa icyo gihe abari bayoboye iki gihugu cy'u Rwanda bagahitamo kuyatagaguza no kwigumira munsi y'itegeko ry'umukoloni. Impuguke mu mateka y'u Rwanda na politiki zemeza ko tariki ya mbere Nyakanga 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge bwa nyirarureshywa kuko rutigeze ruyoborwa nk'urwigenga kugeza ku ya 4 Nyakanga 1994 ubwo izahoze ari ingabo za RPA zabohoraga igihugu zigahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Mu kiganiro Tito Rutaremara yagiranye n'itangazamakuru yagarutse ku bijyanye n'ubwigenge bwa nyirarureshywa. Yagize ati ikibazo uriya munsi ubwawo ibindi bihugu bya Afurika byabonye ubwigenge kuri uriya munsi, ariko ikibazo nyirizina nuko ababonye ubwigenge bahisemo kuguma abakoronijwe. Uko Rutaremara abona ibintu bijya gusa neza nk'uko Senateri Mugesera Antoine wari ufite imyaka 20 u Rwanda rubona ubwigenge abibona. Mugesera icyo gihe wari umunyeshuri umwe mu bantu biboneye n'amaso yabo ibendera ry'Ububiligi ryururutswa iry'u Rwanda rikazamurwa nk'ikimenyetso nakuka cyerezo ry'ubutegetsi bw'Ababiligi. Mu minsi yashize Senateri Mugesera yumvikanye avuga ko igisobanuro cya nyacyo cy'ubwigenge kitagezweho mu myaka 58 yari ishize kuva icyo gihe ubwigenge bufatwa nka nyirarureshywa butangajwe, aho yavuze ko ibyabaye byari bya nyirarureshywa avuga ko Abanyarwanda babeshywe. Ibi byose aba bagabo b'inararibonye babihuza n'umuyobozi w'ishami ryigisha ibijyanye n'imiyoborere muri Kaminuza y'u Rwanda Dr Raphael Nkanka uvuga ati ntidushobora kwerura ku buryo bw'amategeko ngo tuvuge ko ubwigenge bwabayeho. Dr Nkanka avuga ko muri iyo myaka yari ishize igihe cy'ubukoloni cyateganywaga n'itegeko ryo kuwa 21 1925 ryagenaga u Rwanda n'u Burundi nk'igice kimwe kiri gukolonizwa. Yagize ati iryo tegeko ryari nk'itegeko nshinga ndetse na nyuma y'ubwigenge mu 1962 ryakomeje gukora. Ku bw'ibyo mu buryo bw'amategeko ntabwo twari twigenze, ariko mu buryo bwa politiki twari twigenze. Umushakashatsi mu mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 Tom Ndahiro yemeranya na Senateri Mugesera ko ubwigenge bwo ku ya mbere Nyakanga 1992 bwari nyirarureshywa. Kuri Tom Ndahiro asanga ishyaka rya Kayibanda ryarimakazaga ivangura ndetse n'igitugu ritashakaga ubwigenge kubera ko ryashinzwe ngo rikorere mu nyungu z'abakoloni. Yagize ati ubwigenge bw'u Rwanda bwo ku ya mbere Nyakanga 1962 ntacyo bwari cyo uretse intsinzi y'ikibi ubwo ishyaka rya Parme Hutu ryaherezwaga ubuyobozi n'abaryiremeye aribo bakoloni b'Ababiligi. Hari ibihumbi by'inzirakarengane z'Abanyarwanda abahejejwe mu bihugu by'abaturanyi nk'impunzi zavuye mu gihugu zihungisha amagara yazo. Iri shyaka rya Parme Hutu ryari ryarashinzwe na perezida wa mbere w'u Rwanda Gregoire Kayibanda muri Kamena 1957. Iri shyaka rya Kayibanda ryaharaniraga cyane uburenganzira bwo kuyobora kwa rubanda nyamwinshi kandi rikimakaza ihame ry'uko Abahutu bari hejuru y'Abatutsi. Kuri Rutaremara avuga ko Ababiligi bahisemo gutoteza no kwirukana bari bagize ishyaka ryashakaga ubwigenge bwa nyabwo bw'Abanyarwanda rya Rwandaise National Union, ahubwo bagahitamo gushyigikira Parme Hutu ngo ifate ubutegetsi binyuze mu bwigenge bw'ikinyoma. Yagize ati Rwandaise National Union yashakaga ubwigenge bwuzuye cyangwa bwa nyabwo, ariko yaje kwirukanwa n'abakoloni bafatanyije na Parme Hutu. Ku munsi w'ikiswe umunsi w'ubwigenge habaye amahitamo mabi yo kuguma munsi y'abakoloni aho kwibohora byuzuye, dore ko bivuga ko kwibohora kuzuye kwabayeho ku ya 4 Nyakanga 1994. Itariki ya 4 Nyakanga 1994 ari nawo umunsi Rwanda Patriotic Army yafashe igihugu igahagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye nk'igaruriro mu mateka y'igihugu. Uko byaba byaragenze kose Tito Rutaremara avuga ko tariki ya mbere Nyakanga 1962 tirengagijwe kubera ko ari umunsi ubuyobozi bwariho bwabonye amahirwe meza yo kuyobora igihugu ahubwo bwayatera inyoni. Gusa ubu ngubu u Rwanda rurigenga ndetse ruragendwa. Umuhanzi Titi Brown we yabivuze neza mu ndirimbo ye yise Ngwino Urare, aho yagize ati ndaririmba u Rwanda rw'amahoro iwabo wabarangwanitse ko abanyamahanga bifuza kuguma
mu Rwagasabo Imana irara, ngwino urare, ngwino urare, ngwino urare, u Rwanda ruragendwa, ngwino urare, ngwino urare, ngwino urare, u Rwanda ruragendwa. Mvugira ngo u Rwanda, u Rwanda, ongera ngo u Rwanda, u Rwanda, ongera ngo u Rwanda, u Rwanda. Mvugira ngo u Rwanda, u Rwanda, ongera ngo u Rwanda, u Rwanda, nanone u Rwanda, u Rwanda. Natwe nk'Ingiro TV dukunze mu rya Titi Brown tubwira abanyamahanga ko kuza bakareba u Rwanda ntacyo bitwaye, kuko ubu ni amakemwa, ruragendwa ndetse cyane. Izi ni mikoro z'Ingiro TV, ndi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR i Kigali. Mugire byiza, asante, asantene.